nguhaye uzarundagirire, uru rukundo nkugabiye uzarundagirire, uzarwuhire rutohe aho gususumira rususuruke, narwimye benshi gutegereza ntakuzi mukundwa, aka gaseke ngutuye uzagapfundure, ibanga naguhishiyemo rizagushimisha, bageni babyeyi namwe inshuti nimugire amahoro y'Imana. Bageni bavandimwe muje mu ngoro ntagatifu guhanisha isakaramentu ryo gushyingirwa. Kiliziya umuryango w'Imana ibakiranye urukundo, yishimiye guhimbaza no gutagatifuza iryo sezerano mugiye kugirana ryo kuzabana muri Kristo mudahemukirana. Imana niyo soko y'urukundo, niyo yateye mu mitima yanyu urukundo kandi ruha kwiyongera, niyo yabahuje bageza ku byishimo by'uyu munsi. Muje kwishimira no kwiyemerera imbere y'ikoraniro ry'abakristo ko mushaka kuzabana iteka. Muje kuyisaba guha umugisha umubano wanyu no gusendereza ingabire zayo mu rugo mugiye gushinga. Niyo mpamvu rero twese abateraniye hano tugiye kumva ijambo ry'Imana ritwibutsa ko gushyingirwa gikristo ari isezerano ry'abashakanye
bishushanya isezerano rishya Kristo agirana na kiliziya ye. Ooh.
Isomo ryo mu gitabo Pawulo Mutagatifu yanditse naho navuga izindi z'abantu n'iz'abamarayika ariko singire urukundo naba ndi nk'icyuma kibomborana cyangwa izongera irangije naho nagira ingabire y'ubuhanuzi ngahishurirwa amayobera yose n'ubumenyi bwose naho nagira ukwemera guhambaye kumwe gushyingura imisozi ariyo ndafite urukundo ntacyo mba nicyo naho nagabiza bakene ibyo ntunze byose naho nahara umubiri wanjye ngo twikwe ariko nta rukundo mfite ntacyo byaba bimaze urukundo rurihangana rwitangira abandi ntirugira ishyari urukundo ntirwirarira ntirwikuririza ntacyo rukora kidahwitse ntirurondera akari karwo ntirugira inzika ntirwishimira akarengane ahubwo ruhimbazwa n'ukuri urukundo rubabarira byose rwemera byose rwizera byose rukihanganira byose ibyo ni ijambo ry'Imana.
gihe abayobozi begera Yesu maze bamubaza niba umugabo afite uruhushya rwo gusenda umugore we ari kubamwica. Arababwira ati Musa yategetse iki? Baramusubiza ati Musa yemereye umugabo kwandika icyemezo cyo gusenda umugore akabona gusezerera. Yesu arababwira ati icyamuteye kwandika iri tegeko ni uko umutima wanyu umwakiriye. Naho mu ntangiriro y'isi Imana yaremye umugabo n'umugore, niyo mpamvu umugabo azasezeranya akifatanya n'umugore we maze bombi bakaba umubiri umwe. Bityo ntibaba bakiri babiri ahubwo baba ari umubiri umwe. Nuko rero ntihakagire umuntu utandukanya icyo Imana yafatanyije. Iyo ni ivanjili y'Abakristo. Turahimbaza sakramento mutagatifu w'ugushyingirwa Imana yihangiye mu bugeni bwayo. Twumvise iby'ubwami bwa Yesu Kristo ko kuva mu ntangiriro Imana yaremye umuntu ikamurema ari umugabo n'umugore. Imana rero yashatse ko bigenda bityo, inagira intego babana bakabana urukundo kandi batandukirana. Icyo gihe rero Imana ubwayo yashyizeho uburyo bwo kubaho buhuza umugabo n'umugore kugira ngo bakore ubutumwa bubahamagarira muri iyi si. Turabizi icyo Imana ihamagarira abashakanye ni ukubana mu rukundo badahemukirana, bagafashanya, bakabyara kandi bakarera. Ibyo ngibyo byanditse inshingano nyinshi ziri mu bagabo ariko z'ingenzi n'izo ng'izo. Ntabwo rero abagiye kubaka urugo ari uko babyumva gusa, si uko baba bubakishije igihe n'ibindi bibagenderaho, ahubwo ni umuhamagaro w'Imana, umugambi w'Imana. Imana nihitiramo umuntu umufasha akwiranye. Umugabo afite uburenganzira bwo kwiruka ku mugore we. Yesu ababwira neza ko rwose cyatumye Musa abemerera ni uko yari afite umutima unangiye, bashaka kwibana umutima uranyurwa. Muvandimwe Samweli na Eliya berekeje uje kubana sakramento mu gushyingirwa. Turazirikana ibyo ngibyo mbere y'uko Imana ibahamagaye gutyo, imitima yanyu inyurwe. Cyakora wakumva bitari byajyamo neza mbere hakiri kare, twiriwe twazana n'imbere ya Nyina kuzita mu tukarisitiya ntacyo tubaye. Turabifuriza ko ninjira mu mugambi w'Imana ko yabigeneye kugira ngo musohoze ubutumwa Imana nyiri ibahamagarira. Bagiye kubaka ingo ndetse no kuva mu isezerano rya kera, izikana urugero rwiza rwa Tobi nawe benshi mu muhamagaro ariko akawutangiza isengesho. Musenga bityo munazirikana ijambo ry'Imana, ndetse Pawulo Mutagatifu akavuga ko byaba inkingi y'urugo rwanyu. Ijambo rya Kristo uratuyemo kandi rirashimwe n'imizi. Kimwe mwumvise kandi muri amasomo atagatifu ni ukubana mu rukundo murabizi. Kuvuga byoroshye, kuririmba byoroshye, ariko iyo tugeze aho dusaba ko tubaho ibibiri. Arabyose rero icyo urukundo rusaba ntacyo wabura icyo waba yarakoze, waba uri mwiza, waba uri imboga, imbuto z'umuntu z'amajeri, uko waba umeze kose, ariko ntabwo ufite ntacyo bwabibaza. Rero wahuje uzakomeze kuba ubuzima bwanyu bwose uzahorane icyanga. Ikindi rero
ni iteka nyagasani aca ibijyanye n'umuntu washaka twumvise. Kuva ubu ngubu muracyari babiri, akanya gatoya rwose, akanya gato cyane, mwamaze kubwira ubwisezerano rye, umusaseredoti akabivugisha baratangiye. Abari babiri barababaye umwe Yesu yavugaga. Kirazira rero noneho gutandukanya icyo Imana imaze gufatanya. Rwose kubera ingingo nta miyaga irimo imvugo y'umwe, nta guhengekereza, nta kugira ute, birasobanutse neza. Yesu ati ntabwo bakiri babiri baba babaye umwe. Nuko rero icyo Imana yahuye hamwe umuntu ntakagitandukanye. Bakunga ubumwe umutima, bakunga n'ubumwe umubiri. Imvange rero ntivangurwa, iyo byageze gutyo basi n'uwatandukana n'undi mwatandukana kuko uri ahandi hantu atari, ariko umubiri wanyu mu bumwe, umutima mu bumwe, ukwemera ko bahuje n'Imana yabahuje mu bumwe. Gutandukana rero nko kurindagirana. Turabasabira rero kugira ngo izo nkingi iyo mpamvu muhawe muzayikureho kugira ngo n'urugo ikindi kizerekeza muzabone mufite ibibatunze, nyagasani azabagenera ikibatunga. Tuzi ko Pawulo mutagatifu avuga neza ati ntihakagire ubera mugenzi we umunyamwaga, asangira kuri ntawe ubyara undi. Turabasabira rero abamwisabire kugira ngo nyagasani abakomeze, nawe kandi uzakore isezerano rye kugira nyagasani Yesu abamwami. Imbere twakiriye isezerano ryawe. Kristo aramusendereza imigisha ye, araguzuza kandi akuberesha isakaramentu ugiye guhana, kugira ngo niba yaratifuje ngo batisimu mushobore kubona amateka mudahemukirana kandi murangize neza umuntu wese uri mu mirimo bashakanye. Niyo mpamvu rero imbere y'ikoraniro ry'abakristo nshaka ko bazamutubwire ko mutekereza mu mitima yanyu byerekeye isezerano mwifuje kugirana. Niye murabizi uzi ko abashakanye bagomba kwakira urukundo, abana bose bari bahari babarira Kristo. Samweli murabizi? Niye murabizi? Uzi ko abashakanye bagomba kwihangana kandi bagaterana inkunga igihe bateze kubyara cyangwa bari kubyara. Samweli murabizi? Niye murabizi? Ubwo mwifuje kugira amasezerano y'urukiko mutagatifu, muhane ibiganza maze imbere y'Imana na Kiliziya babwirwe isezerano. Mbere y'umugore kandi gusezeranyije ko ntazabahemukira mu mibereho yacu, ari mu mahoro no mu makuba, waba ubuzima cyangwa urwaye, ku buryo nzagukunda kandi nzakora iteka ryose kugira ngo none rero Imana yabwiye hamwe umuntu ntagatandukanye bawe kugira ngo bagiye kuzamurana bakora ubushake bwawe, bakunde mu mahoro yawe, maze bazabone iteka bakundana kubwa Yesu Kristo umwami wacu. ni ikimenyetso cy'urukundo rw'ubudahemuka dusezeranye mu izina ry'Imana n'Umwana n'Umwana w'Umutagatifu.
uzakira umutima mwiza bazatugendera bose kandi uzaruhukirwa abafite intimba dutoze gufashanya tugendere dushyigikire nawe dutoze gukora ugushaka kwawe iminsi yose dutoze gufasha abana uzaduha kukuyoboka maze nyagasani wowe rukundo ruzima tugushimire urukundo waduhaye dusabira izindi ngoza ya Kristo. Dusabire bamaze gushyingirwa Samuel na Irene kugira ngo Imana ibahe guhorana urukundo no kujya mbere mu kwemera kugira ngo nibagera bibashya bazashobore kwihangana bituma bagenda ubumenyi nyagasani.
banyeye bitewe n'uko bafitiye ngo tuza kwibutsa kubahiriza itegeko ry'urukundo kugira ngo bagire uruhare urukundo rwawe rurabo n'ubwo burere na nyagasani isakara ry'ugushyingirwa kwabo ryerekana urukundo rwawe kandi rigatagatifuza urukundo rwawe kamere muntu bwa kristu umwami wacu kabimugisha kwifatanya n'abamarayika b'abatagatifu bawe bose ngo turinde icyaha n'izina ry'izina ryawe tuvuga ubwahindutse Yosefu mtakatifu na udaimika,
bakomeza kugera bisunga cyose n'ikuzo ryose ishyikirizwa na Kristo ukabihabwa nawe ukabihirwa muri we ubwo bwabo butagatifu ibihe birasimba iteka nk'uko twemeje n'umukiza agategeka aho batwigisha tutinyutse kuvuga tuti nawe mu ijuru twibereje isubirana mu burengere wasezeranye umwana n'umugabo we Samweli yagasanye na mugenzi we bazasekazeho umugisha w'isirayeli maze umurezi bagisha umwana w'abashakanye uzatuma babyarana abana bazaba umutako w'urugo wabo sadi mu byishimo byabo bari gusingiza mu magana yabo kwiyambaze mu mirimo yabo banezezwe n'uko wari hafi mu maboko yabo bari kumwe ngo batabare bari bagusengera gukoranira bitagatifu kandi bakubere abahamya mu bantu maze nibamara kugerageza ubuzima bwabo batunganywe bazabone no gutura mu ngoma y'ijuru hamwe n'inshuti zibakikije bwa Kristo umwami wacu.
Cristo,
nimufashe twisingize, nimufashe tuyamamaze, nimufashe twishimire ibitakoreye ibitangaza. Mutima wanjye uramenye, ntukibagirwe na rimwe kuzirikana ibyiza Nyagasani yaguhaye kubera urukundo rwe. Yaguhaye wayo ngukomeze, yisingize yakoherereje Yesu Kristu ngo agucungure. Yisingize Mana yanjye, nyemerera ngusingirize mu ndirimbo, niyo mahano wampaye. Intoki zanjye ntizigahweme kugucurangira Mana yanjye, umunwa wanjye ntugahweme kukuririmba Mana. Ntugahweme kugucurangira Mana yanjye, umunwa wanjye ntugahweme kukuririmba Mana yanjye. Dream
mukuru hari umunsi nzishima, uwo munsi umenye nzanarira, ubwo nzakubita ivi hasi imbere y'Imana n'abantu, nkwambika impeta nkuko njya mbirota. Uwo munsi andi majwi azatuza, iryanjye niryo rizasigara, nijye uzavuga ijambo nyamukuru ry'uwo nihebeye iyo, nkuko njya mbirota. Mbabarira uwo munsi nugera, abari iryo uzarira mwambika impeta yuko ngukunda iyo, nkuko njya mbirota. Mbabarira uwo munsi nugera, abari iryo uzarira mwambika impeta yuko ngukunda iyo, nkuko njya mbirota. Narose abawe bagushagaye, bagusezera barikorera, baturagiye usanze ubukunda uwo wihebeye, batecyo ngaho genda. Nzishima inzozi zabo zibaye impamo, maze nkukunde bitagereranywa, buryo bwanjye sinabasha kwibona mbana n'utari wowe, ibyo sinjya mbirota. Uwo munsi andi majwi azatuza, iryanjye niryo rizasigara, nijye uzavuga ijambo nyamukuru ry'uwo wihebeye iyo, nkuko njya mbirota. Mbabarira uwo munsi nugera.
haranditse ngo umufasha mwiza umuhabwa n'Imana. Ibyo ni ukuri naguhawe n'Imana. Umunsi wa ndebaga mu maso ukanyemerera ko tubana, ni wowe rukundo nari ntegereje. Ubusore bwanjye nabumaze ngusengera, none tugiye kubana mukunzi wanjye. Ni wowe rukundo nari ntegereje, ubusore bwanjye. Werarisiwe uvunyisha, muhereza ikaze atambuke aza dusanganira mu gitaramo. Werarisiwe ndagira ngo nyemerere tuzishimire barakuzishimira. ndagira ngo ntabwo ahirahiye gusuhuza, ntabwo nabikora. iwacu kwa Damiyane tukabyara neza, nibyo twamara kubyara neza tukarerera u Rwanda, yego twarerera u Rwanda maze bakagira n'umuco wo kugana inzira y'ishuri, maze bakigara abahanga. Yera inzoga maze bamara kuyinywa nanjye njye nayinywaho. numvaga ari ntabwo twari twateguye. mwumva inzoga yacu tukanywa inzoga, urazumva iyo uyinyweye nimwe muzumva. oya ahubwo maze iwacu tukagira abaziritsi, murazinywa. iwacu tukagira abaziritsi, twamara kugira abaziritsi yego maze bakadushyikiriza. bamara kudushyikiriza ndabona n'abari iwanyu aribo bikorera inzoga n'abahereza baduhereza. rero abagana ibugibwa, ariko nanone reka tujyane mu njyana imwe. Ibi byuma by'abazungu bitari byaza, twakoresha gakondo, twamara gukoresha gakondo bikagenda neza. Nanone rero ugize uti mwarebaga ko mu gihunika imbuto, iwacu twamaze kuzihunika muri Kamena, ibigega iwacu birasendereye. nanone ntabwo naje ndi njyenyine, naje ndi kumwe n'umuryango mugari wa Damiyane. Imvura nimanuka tuzabasha kubaka uburyo nyabwo. nanone rero nibwo mwanteguriraga icyicaro, muntegurira inzoga kanca kabogi. nimara guca kabogi ndababwira kandi ku mutima. murakoze. ndabashimiye. igitaramo mwataramishije, nanone nkaba mbazaniye igitaramo nyacyo, abataramira agati kagaturika akandi kagashibuka, ngaca inganda ahangaha, maze mu masaha nk'aya ngaya aringaniye tugataramana namwe. nanone rero umutaramire niyo nsaba bera biri ku nkoma kwemwe nk'abandi intumwa yasaba bera Damiyane agana ishuri bwa burere yatojwe n'umuryango wacu wa Damiyane ubwo yarangiye segonderi. yaratugannye
turi mu gitaramo iwacu kwa Damiyani, turi mu birori, none atubwira ko yatsinze kwizihiza diplome yahawe. Mu gihe nyacyo atubwira ko agejeje imyaka y'ubukure, hari umusore ubwo yaganaga ku murenge wa Gashonga wamwishimiye. Mu muryango kwa Damiyani turakugururira, tumaze kukugururira tubwira ko mugira byiza byinshi, mugira imirima, mukagira imbuto, nanone mukagira n'amatungo, ariko tubemereye umugeni mu icumbitse byiza, twaba tubagiriye neza. Tubabwira ko tutari twamutanga, ariko agira amazina abiri. Irya mbere Mukobwa Gasenyi na Mbogo, n'irya kabiri Mukobwa. Turatarama, twembika igitaramo, hagati karashibuka kandi karaturika. Dutaramira kuri Kanywabahizi, ubwo wabaga inzoga nziza iwacu dutereka, tukagira niyo dutereka ku rugata mu kibindi. Umaze kuyitekesha utubwira ko utaje kuzimara mu bibindi, wagana kwa François ukababwira ko twakwemerera umugeni ariko tutakwemerera umunani. Mwana wacu, ntibyatinze wadutumyeho, umaze kudutumaho utubwira ko wabonye Gasenyi na Mbogo, uza uri kumwe n'abakambwe ndetse n'ibikwerere, muduterekera akabindi. Mumaze kuduterekera akabindi twarataramye, tumaze gutarama utubwira ko wagana mu gicumbi cy'umusaza wagutumye, ukababwira buryo ki twakwakiriye. Twaraguherekeje tugukikije mu bikingi by'amarembo, watubwiye ko izo woroye wasize zihanagura. Udutuma utubwira ko ari Kibamba yabyaye inyana nziza, ko twagura ibiraro. Ibiraro byacu twarabyaguye, tumaze kubyagura nkoranya umuryango nawe ukoranya undi, tunywa inzoga. Tumaze kunywa inzoga, ubwo yaganaga mu Rwanda rw'inda, watubwiye ko uhembutse. Turaguherekeza ugana mu gicumbi gicumbitse byiza, ubabwira ko badukwereye. Icyo gihe twarakubajije duti uracanira udukoshe cyangwa ndacanira inkweri? Uhitamo ko ncanira ukankwera. Mwana mwiza, ntibyatinze batubwiye ko uribwa ari usasura, ugana mu gicumbi kwa Damiyani utuzaniye inzoga yo gusaba amasezerano. Abana bacu bagana ku murenge wa Gashonga, umunyamabanga nshingwabikorwa abasezerera ku mugaragaro, wari umusore umugabo ku buryo bwemewe n'amategeko, wari umukobwa aba umugore ku buryo bwemewe n'amategeko. Nanone twarataramye turi kumwe n'umuryango, tugana haganwa, tunywa inzoga yacu imaze kugana mu Rwanda rw'inda. Uratubwira uti ubwo abana bacu bashyingiye ku buryo bw'amategeko, unatubwira ko utari umupagani, mu gihe nyacyo uzagana mu gicumbi cy'icumbitse byiza, tukajya kukuvugira ibisekuru. Twagiye mu bakarani, tumaze kugana mu bakarani, abana bacu twavugiye ibisekuru, umuryango wacu urasobeka. Umaze gusobeka twagumye gutaramana nawe, turatebutsa. Umaze gutebutsa tukubwira ko isaha ya mu gitondo umugeni waje gusaba tuzagana kwa padiri, padiri agashyingira abana bacu ku mugaragaro. Nanakubwira ko mu gihe cy'akazuba ka Kibera inka nzashaka abasore b'ibizigira
gashaka abavuza mpundu, gashaka abakambwe ndetse n'ibikwerere, maze tukaguhekera umugeni waje usaba. Umugeni waje usaba ni Liliana ndetse n'uwaje usabira bagana ijuru. Bamara kugana ijuru tukakwereka umugeni waje usaba, ukamumurikira umuryango. Bamara kumumurikira umuryango nk'uko nari mbikubwiye, dore afite uruhanga rwe n'uruhanika, nanone imisaya iraminuye, ibiganza bye ni ibitashye. Mwari wacu umugeni mwiza, nk'uko twagutoje umuco by'ijuru, maze bigaragariza umuryango waje utuganije kudusaba. Kiratoki nanone Sirasi uramureba nk'uko umureba n'amaso yawe, nta nkuba agera ku mubiri wiwe. Ni umukobwa yabaga mu isibo, akabana n'abandi, akamenya gutetesha, nanone rero akanatoneshwa. Iwacu akavuga umutsima, nanone yageraga n'umuco mwiza, agashyuhiza abakambwe ndetse n'ibikwerere amazi. Umuryango wasaba Damiyani wampaye amata, umpa abana bikoreye amata, umpa abakobwa baherekeje Liliana, umpa abasore, umpa abakambwe, umpa ibikwerere. Twifurije ku mugaragaro uhingirwe, uvomerwe, ushiribwe n'ubwatsi buzagaburira zirya zaturutsemo iz'inkwano. Muratubere umwana, tukubere ababyeyi, hasigaye tugire Imana leta n'ubumwe bwacu. Murakoze. Hari ijambo riremereye kandi rifite imbaraga mwavugaga kugira ngo murishyitse, geremo amashyi n'impundu yayandi atagerwa nyine, kugira ngo twishimire. Murakoze. Bashimiye ijambo ryiza mutugejejeho. Tubashimiye ko umugeni twaje dusaba ari we mwaduhekeye. Sindi busubiremo rero byinshi mwavuze, kubera ko iyo tutabikora uko mwabidusabaga nk'ababyeyi, kuko nyine umugeni hari ibigomba umugeni kugira ngo yitwe umugeni, hari n'ibigomba umusore kugira ngo yitwe umukwe. Ibi byose twarabikoze, nta cyaruta gushima. Waje amata, ibiseke byose twabyakiriye neza, wabibonaga ko tukwakiriza amashyi n'impundu z'urufa. Igihe gikwiye turaza kugushakira ibyo utwifuzaho hano mu muryango byose. Ahasigaye tugire Imana n'ubuyobozi bw'igihugu cyacu. Murakoze cyane, mwongere mutange amashyi menshi kandi mushimire abasaza intumwa z'umuryango. Bityo rero ndari
ubwo waganaga iwacu itariki 24 ukwezi kwa Kanama, wasanze turi kumwe n'umuryango nyawo. Ntabwo naza kuza kukubwira nti duhereke umuryango, burya munsi warakugaragariye, umaze kukugaragarira ukwakirana neza, umaze kukwakira neza ukagira n'ineza. Urimo abasore barizigira baguherekeye umugeni n'umuryango nyawo, wemera Imana ugasenga Imana ukagira byose, wamara kugira byose ukagira n'abageni igana inzoga ugashyikiriza umwami Mutara Rudahigwa, Kiniga naza akaza kwinywera, yamara kwinywera Nyamwanga akavuga ko nta nzoga yakise hari, inzoga mwaduhaye iradukwiye. Nanone rero birasenga inshuti yanjye, urongora inyambo azirongora akibona, kandi iyo bwije ntihabona. Izi wacu zirakutse, ziri kumwe na zirya z'inkwano, naje ndi kumwe n'abakanga ndetse n'ibikwerere, ndi kumwe n'abamasenge babushyikirije umugeni, ndi kumwe n'abasore. Uranyemerere rero sinze kuza kuvuga menshi, ndongora inyambo maze ngane abo bakanga badukuye aha ngaha mbabwire buri kimwe nakwakiriye. Ndabonye n'abandi bageni, nabonye n'abasore, maze nanone nkavuga ati agasozi kazamutse kamanuka umugeni, n'ejo bundi dusoreke tudasobanye, tubere abana tubabere ababyeyi. Nanone muzi gusenga, ubu muzi gusenga muturagize iki, tugendane nayo, dusigarane nayo, n'ejo bundi tugera duhanze abanyaduhange, maze tugire ubuyobozi bwiza burangaje imbere na Paul Kagame. Murakoze murakoze. N'abandi rero ni umuryango mugari, n'abahagurukire rimwe kugira ngo nyemerere ubwo bavuze ko iyo bwije atabona koko nibyo, kubera b'abana bato mwagendanye, abasaza ibikwerere ndetse n'amajigija, gutekerere impamba kugira ngo nugera turenga agasozi wicare uruhuke, niba hagira ugira ikibazo mu nzira nabwo uragira uko ubigenza. Badusabye ko tubashyira imbere y'Imana, ubundi akanya reka kaguhaye. Yosazanye tumuhire kuko nyir'ububasha ibintu by'agatangaza, izina rye niritakarifu, kandi abamutinya bagirira impuhwe. Amasekuruza agenda asimburana n'amasekuruza, yerekana imbaraga zimuri mu maboko, yatatanije abikuza mu bitekerezo by'umutima wabo, yamanuye abategetsi bakomeye bava ku ntebe zabo, maze akuza abakene, abashonji abakwirije ibyiza, maze abakira amasezera maramaswa.
wese nk'uko yari yarabibwiye abakurambere bacu agirira Aburahamu n'urubyaro rw'iteka Data na Mwana na Roho Mutagatifu ubusanzwe bubawe n'ubu n'iteka yaduhaye ibyiza rero ubugingo Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu dushimiye kuri Imana igitaramo cyiza reka rero tugushime ko watugiriye neza tuberetse muri aka kanya Samuel na Emilienne bashinze urugo none ijoro ribabere rihire barara amahoro barinde imyuka mibi ya Satani barinde abakomikomi ubarinde abacuraguzi ubarinde ikibi cyose cyaza mu muryango wabo Mana turasabye ngo uzabahe kubyara ahubwo nako uzabahe guheka uzabahe konsa buri Mana igira neza twebwe abaduteraniye aduteranye dufite ibyishimo ko aba bana bagiye gushinga urugo uzabahe inshuti nziza uzabahe umuryango bakunda agasozi batuye ugashya amahoro abazaza babasura abazaza babazaniye ineza n'amahoro kandi icyo dusabye Mana uzabahe kuramba no kuramuka kandi uzabahe kuronka abuzukuru n'ubuvivi nk'uko twabisabye bavuye bashyika amahoro bateraniye hano bagiye kugenda izina ry'Imana Data